yezaranzi azintege nke zanjye aninda gusitara aninda icyampungabanya n'ingabinkingira yezaranzi azintege nke zanjye aninda gusitara aninda icyampungabanya n'ingabinkingira ndahimbaza Imana ndahimbaza Yezu yikorera ibibazo byanjye akampa ibisubizo nta cyampungabanya mfite ingabinkingira. Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi kuwa gatanu tariki ya 10 ukwezi kwa karindwi 2020. Imana yaguhaye kuramuka, Imana iguhaye ubuzima, iranaguhamagara ngo uhaguruke uyisange, uyikorere kandi uharanire gusa nayo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya umutwe wa 14 umurongo wa 2 kugeza ku wa 10. Isiraheli, garukira Uhoraho Imana yawe kuko wayobejwe n'ibicumuro byawe. Garukira Uhoraho umubwire uti duhanagureho ibicumuro byose maze wakire ikiri cyiza. Muvandimwe, ntibihagije ko Imana igukunda, ntibihagije ko bimenya ngo urekeraho, ntibihagije ko wumva urwo rukundo ukarwishimira ariko utagize icyo ukora. Burya mu rukundo habamo kwakira no gutanga. Imana iratwiha ariko ikifuza ko n'umuntu ahaguruka agatera intambwe akayisanga. Uko isi igenda itera imbere igaragaza ko gucumura ntacyo bitwaye. Abantu bagakora ibyaha bakabyita ayandi mazina, bakabyiyemerera ndetse bakabishyira no mu mategeko. Hari amategeko menshi ubu arimo atorwa kuri iyi si ariko arimo ibyaha. Iyo abantu batoye itegeko ryo gukuramo inda, iyo abantu bateye itegeko ry'uko umuntu ashobora gusambana isaha yose ariko akamenya kwirinda gutwara inda, iyo abantu bavuze yuko umuntu ashaka gukunda umugore wundi ugasanga barabyemera baranabivuga, wibaza mu bihugu bimwe ayo mategeko agenda ajyaho ku buryo budasobanutse ariko mu by'ukuri ukabona ko ari amategeko yahawe intebe. Niba abantu bashobora kuvuga bati umuntu narwara aho kubabara bazamuhuhure, umuntu nasaza aho kubabara bazamuhuhure, nawe akabyiyandikira akavuga ati aho kugira ngo nzababare ni ukuri muzanyice mfite imyaka iyi n'iyi ku buryo ubu n'ubu. Ibyo rero ni ibyaha tugenda dukora twimura Imana kandi tukagera tukanabimenyera tukabona ko sosiyete yabyemeye. Reka rero nsabe abashyiraho amategeko bajye bibuka ko buriya umutegetsi wese agomba kubaha Imana. Iyo utubashye Imana ushyiraho ibitajyanye n'ubuzima, bitubahirije ubuzima. Dusaba Imana kandi ibyo byose wowe ntuzabigiremo uruhare. Wowe ntuzagire uhutaza kubera icyaha. Wowe ntuzagire icyo ukora kubera inyungu runaka ariko urimo gucumura. Aho kugutura ibimasa w'ibitambo tuzakwegurira amagambo avuye mu kanwa kacu. Imana ntidusaba byinshi, ntidusaba ibitambo, ntidusaba amafaranga, ntidusaba kuba twarize bihebuje birunduye. Ikidusaba ni ukuyubaha, ni ukuyikunda, ni ukuyitura ubuzima bwacu bwose. Muvandimwe rero, kubaho kuri iyi si udacumura ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko iyo Imana iguhamagaye iguhamagarira kubaho utameze nk'abandi, udakora nk'abandi, udatekereza nk'abandi. Iguhamagarira kubaho ubuzima butuma abandi bibaza.
Ako hari igihe abantu babwira abandi ngo n'abandi bose barabikora, ariko njye ntabwo ndi abandi bose. Muvandimwe, ntabwo uri undi wese. Niba Yezu yaraguhamagaye, hari uko ukwiye kubaho kandi bifite icyo bivuze. Imana rero ntiyishimira ibyo bitambo ariko bitavuye ku mutima ukunda kandi ku mutima wanga ikibi. Ngaho rero ku rugero rwawe nawe hari ibyo wica, ku rugero rwanjye hari ibicumuro nimitse muri njye, mu magambo, mu bikorwa, mu bitekerezo, mu byo nifuza, mu byo ngambirira. Reka uyu munsi ngerageze kwisuzuma, aho Nyagasani ampamagarira kumuhindukirira, kumugarukira, mubwire nti Nyagasani, dore icyaha cyanjye uko cyitwa, ukinkize. Nyagasani, icyaha cyanjye cyitwa gutya. Kuko burya no kumenya kwita izina icyaha cyawe nabyo ni ubutwari. Kuko uzasanga abantu biha kuvuga ngo ngewe nararakaye kuko kanaka yandakaje, ariko ntabwo ari byo. Menya ko icyaha cyawe cyitwa, unamenye kugisabira imbabazi. Ibyo ari byo byose Imana idusezeranya imbabazi zihoraho. Ashuri ntizongera kudukiza ukundi, ntizongera kugendera ku mafarasi cyangwa ngo tubwire igikorwa cy'ibiganza byacu tuturi Imana yacu. Ni ukuvuga ko duhisemo Imana. Icyama nawe ugahitamo Imana nk'uko igukunda cyane, ukabimenya kandi ukayikorera. Kuko iyo Mana ngo niyo imfubyi zikesha kugirirwa impuhwe. Iyo Mana yuzuye impuhwe yigarukire kuko igukunda. Anga icyaha, uyihitemo buri munsi, dore ko kwihitamo muri iki gihe bitoroshye, aho iyo umuntu atangiye gusenga abantu babona yararindagiye bakanabimubwira, bakanamwemeza yuko ntacyo bivuze. Nyamara Imana yo ihora idutegereje, kandi burya ntabwo ibyo abantu byose bakubwiye ariko ari ukuri. Jya umenya gushishoza. Uhoraho arasezeranya umuryango we umukiro. Nzabakiza ubugambanyi bwabo, mbakunde mbikuye ku mutima. Ngurwo urukundo Imana igukunda muvandimwe. Uhoraho, urukundo rwawe ruratunyuze. Utubwiye ko utazongera no kuturakarira ukundi. Muvandimwe, niba Uhoraho atinyuka kukubwira ko atazongera kukurakarira ukundi, akakubwira ko agukunda bivanye ku mutima, nawe rekeraho kumukunda urukundo rw'urumamo. Umukingurire umutima wawe, umukunde kandi umwemere nk'umukiza. Turazirikana kandi Zaburi ya 51. Naho mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 16 kugeza kuri 23, Yezu abwira abigishwa be ati dore mbohereje nk'intama mu birura. Muburabe rero inyaryenge, mu binyaryenge nk'inzoka, mu bintaryarya nk'intuma. Isi yuzuye umwijima kandi ishaka kuwukururiramo abagerageza gukurikira Yezu. Abadukikije ntituzite gusa ku mvugo yabo, kuko hari abavuga neza ariko ari ibirura. Hari abasenga ariko ari sekibi, ibihishemo inabakoresha. Abavuga Yezu bose siko bamukunda cyangwa bamukurikira. Uzumva abantu bashuka abandi, babajyana mu byaha, bakabemeza ko Imana ibareba, ibakunda ndetse itanabarenganya kuko ari abantu. Muvandimwe, jya umenya gushishoza, kuko ukikijwe n'ibirura byigize abamarayika. Ubu hari ibirura birya amafaranga y'abandi, birya umutungo w'abandi, byiba abagore n'abagabo b'abandi, bishora abantu mu busambanyi. Ibyo byose ni ibirura by'iyi si. Muvandimwe, muri twebwe harimo ibirura, mu mutima wawe n'uwanjye, bishaka kudukurura bituvana kuri Yezu. Rimwe na rimwe kubyorohera no kubiha icyuho bigatuma duteshuka ku nzira y'ubukristu.
ngaho rero isuzume uvane ibirura mu mutima wawe, dore ko kubiha urwaho ari byo bituma mugirana amasezerano. Hari umuntu uherutse kumpamagara ambwira icyaha abamo, ariko agerekaho ati nta muntu ubizi. Bavandimwe, ntitugatinya abantu kurusha uko dutinya Imana. Jya utinya Imana mu bintu byose, kuko yo ireba imitima igacengera amabanga yawe. Abantu wababeshya, ariko Imana ntuzigera uyibeshya, bibaho. Yezu rero yohereje abigishwa be azi neza ko abohereje ahatoroshye. Ati muritondera abantu, kuko bazabagabiza inkiko zabo kandi bazabakubitira mu masengero. Ibigeragezo nibiza uzakomere kuri Yezu. Ntimuzakuke umutima, muzahabwa icyo muzavuga, muzahabwa ubwenge, muhabwe Roho Mutagatifu azabavugiramo. Umuvandimwe azatangwaho bava inda imwe ngo bamwice, umubyeyi atanga umwana we cyangwa umwana we atanga umubyeyi. Muzangwa na bose muzira izina ryanjye, ariko uzihangana akageza ku ndunduro, uwo ni we uzakira. Muvandimwe, ibigeragezo uhura nabyo ntibikaguca intege. Ujye umenya ko ibyo bigeragezo Yezu yabikubwiye bitaraba, nta kizagutungura. Ukomere ku Mana, kandi umenye ko isaha y'ibigeragezo niza, Sekibi azakubwira ko Imana yagutereranye, azakugirira impuhwe zimwe za bihehe, azaguha ibisubizo byihuse ariko bitaramba bya shortcut. Ariko umenye ko Yezu Kristu ari mu bigeragezo unyuramo byose, araguherekeza. Ntiyagusezeranyije kuzabigukuriraho, ariko yagusezeranije kukuba hafi, akakubera imbaraga kandi akakubera ibyishimo. Saba ukwemera, urangamira Imana muri byose. Iminsi mibi niza uvugurura ukwemera kwawe. Ibigeragezo ubinyuremo nk'intwari, kandi uhumure, hirya y'ibigeragezo uzahura n'ikuzo. Kandi rero nta n'uwahabwa izina ry'ubutwari atararwanya urugamba. Imana idufashe kugira ngo ibigeragezo byose duhura nabyo bidusukure, bitwigishe, kandi bitume dukura mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Yezu wababaye akanyuraho uriho unyura uyu munsi, agufata ukuboko agukomeze, kandi akwigishe kubinyuramo, utanga ubuhamya bw'uko Imana ikunda umuntu mu byishimo no mu mibabaro. Nyagasani aguha umugisha, kandi ibyiza bye biguhoreho. Urakabaho. Ubu ngenda nemye, ntacyo nikanga, bandi kumwe na Yezu wanjye, ku manywa na nijoro, ntacyamuhungabanya, amfite ingabingira. Yezu aranzi, Yezu aranzi, azi intege nke zanjye, aninda gusitara.